wigisha inama umuntu wasibiye mu bintu byo kwizera. Shaka abantu bafite amagambo. Dufite umugabo hari inzinda n'inzagaruka nzamubazanira. Nzabazanira umugabo Imana yakijije kanseri, mukiza umwijima, mukiza impyiko, imubakira inzu na akazi kose agiye kwaka Imana avuga ngo no senga gusa. Indwara zose zikiza amakanseri n'ibyo imuhaye umuti wo gukoma mu mashyi no gutera haleluya gusa. Imana yigirira icyizere mu busobanuro bwinshi cyane ntafite umwanya. Niba Imana yaraguhaye igare, uzi neza ko Imana itanga igare n'imodoka yayiguha. Glory.
Yesu akigaruka abantu baramwakira kuko bose bari bamutegereje. Nuko haza umuntu witwaga Yayiro, umutware w'isinagogi, araza yikubita imbere y'ibirenge bya Yesu aramwinginga ngo aze iwe, kuko yari afite umukobwa w'ikinege wari umaze imyaka nka 12 avutse kandi yaragiye gupfa. Bwira mugenzi ngo yaragiye gupfa. Akigenda abantu benshi baramutiga. Haza umugore uri mu mugongo wari ubimaranye imyaka 12 kandi wari warabahaye abavuzi ibintu bye byose, nyamara bihagira n'umwe ubasha kumuvura. Nuko amuturuka inyuma akora ku ncunda z'umwenda we, uwo mwanya amaraso arakama. Yesu arabaza ati ni ndunkozeho? Bose bamaze guhakana, Petero na bagenzi be baravuga bati erega databuja, abantu barakuguse bakakubyiga nawe ukabaza ngo ninde unkozeho? Yesu arababwira ati hariho unkozeho kuko menye ko imbaraga imvuyemo. Nuko uwo mugore abonye ko adahishwa, aza hinda umushyitsi, amwikubita imbere, amubwira ku maso ya bose icyatumye amukoraho, nuko akize muri ako kanya. Yesu aramusubiza ati mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro. Nuko akivuga haza umuntu uvuye mu nzu y'umutware w'isinagogi, ati umukobwa wawe yapfuye, wikwirirwa urusha umwigisha. Ariko Yesu abyumvise aramusubiza ati witinya, izere gusa arakira. Ako karongo nushaka Bibiliya niba ari yawe, ikaramu wayizanye, uwo murongo nushaka usuriye. Bibiliya ni yawe, utashobora kukubaza impamvu wasuriye. Murongo wa 50 aravuga ngo ariko Yesu abyumvise aramusubiza ati witinya, izere gusa arakira. Iyo nshaka gutinaho cyane, ageze mu muryango w'inzu ntiyagira undi muntu akundira kwinjiramo nawe keretse Petero na Yohana na Yakobo na se w'umukobwa na nyina. Asanga bose barira, bamuborogera. Arababwira ati mwirira, ntapfuye ahubwo arasinziriye. Baramuseka cyane kuko bari bazi ko yapfuye. Amufata ukuboko avuga cyane ati mukobwa byuka. Umukobwa umwuka we uragaruka, uwo mwanya arahaguruka. Yesu abategeka ko bamufungurira. Ababyeyi be baratangara cyane, ariko abihanangiriza ngo batagira uwo babwira ibibaye. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Ubwo abasigaye usibye abandika, abasigaye murareba ushize ndababwiye. Amen. Haleluya, haleluya. Tugiye kuganira ijambo bita ndarivuga mu Gifaransa ariko ndabisobanura. Ni kwizera bita, sinzi ababizi Igifaransa ngo barabisa bisobanukirwa neza, ariko ndagenekereza. Ni la foi qui doit surmonter les obstacles. Ni ukwizera ngomba kugira, kugomba kurenga icyo bita inzitizi. Iri mugenzi ngo tugiye nari ndimo mbabaza, hari igihe ushobora gutanga ibiryo ugasanga abantu ibyo biryo ntabwo babikeneye. Kwizera muragukeneye cyangwa ntimugukeneye? Mu bantu bakeneye kwizera namwe muragukeneye. Dukomere Imana amashyi cyane. Okay. Kwizera ni iki? Definition, ijambo ubusobanuro bwayo. Biblique, kwizera ko muri Bibiliya ugusoma mu Baheburayo ibice 11 guhera ku murongo wa 1 avuga ngo kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya, kandi niko kutubwira ko ibyo tutareba ari iki? Ari iby'ukuri. Iyo ni definition iri biblique yuzuye. Ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kutubwira ko ibyo tutareba ari ibintu by'ukuri. Haleluya, haleluya. Isa kwa mbere hari undi mugabo bita Dawidi. Yari afite icyo bita la foi confiante de David. Kwizera
mwakoranye. Uko ni ukwizera ugira bitewe n'uko wabonye Imana. Hari abantu bafite ibintu Imana yakoze mu buzima bwabo. Murahari? Birahari, murabifite? Ibintu uzi bitakozwe n'amafaranga, bitakozwe n'iwanyu, bitakozwe n'imiryango, bitakozwe n'urusengero, byakozwe n'Imana mu ijuru. Murabifite? Komera Imana amashyi niba mubifite. Uko kwizera bakwita la foi confiante. Imana yigirira icyizere. Mu busobanuro bwinshi cyane ntafite umwanya. Niba Imana yaraguhaye igare, uzi neza ko Imana itanga igare n'imodoka yayiguha. Kwizera gutanga igare niko gutanga imodoka. Imana ivura umutwe yavura na kanseri. Imbaraga zivura umutwe zivura na kanseri. Haleluya, haleluya. Uzi neza ko icyo kintu wagihawe n'Imana. Cyaba gito itanga gito n'ikinini n'ikigitanga. Biterwa no kwizera wagira bitewe n'icyizere uyifite. Haleluya. Dushingiye ku mirimo Imana yakoze biratwereka ko n'ibiri imbere yabikora. Yabikora cyangwa ntiyabikora? Uko kwizera bakwita la foi confiante de David. Yaravuze ati jewe nshingiye ko nishe intare nk'ikidubu, Goliyati nawe ntawe mbona. Haleluya. Haleluya, haleluya. Gira mugenzi ngo ushingiye ku byo wakoranye n'Imana. Hari n'ibindi yakora. Yabikora cyangwa ntiyabikora? Yikomere mu mashyi niba ubyemera. Uko kwizera reka tukwihorere. Hari ukundi kwizera muri yaho ko bavuga la foi, kwizera kuzima, la foi vivante. Kwizera kuzima, ukwizera kugira imirimo. Uko nako kubaho. Singutindaho. Hari ukundi kwizera bita gupfuye bien sûr. Le contraire, ni ukwizera kutagira imirimo. Kwizera kutagira imirimo y'Imana, abadayimoni bagira kwizera. Hari amasomo ari hejuru ya ririya nabyo twasomye, abazimu n'abadayimoni bazi ko Yesu ahari, bazi ko akora, ariko ntibamwizera. Imirimo yabo igaragaza ko batizera Yesu, ariko twebwe bamwizeye. Haleluya, haleluya, haleluya. So ibyo sinshaka kubitindaho rero. Reka dusome uyu mugabo rero bita Yayiro. Uyu mugore we harimo abagabo babiri dusomye. Umugore wari ufite ikibazo, ntabwo ndashaka gutinda kuri uyu mugabo bita Yayiro. Haleluya. Yayiro wenyine reka tumurebe. Umugabo wumvise inkuru za Yesu, umuyobozi w'isinagogi wari ufite amafaranga yo kujya kwa muganga, kandi ndatekereza ko ashobora kuba yaranagiyeyo afite amafaranga. Umuyobozi w'isinagogi, nimusoma Bibiliya mugakora commentaire biblique mukayisoma, muzasanga umuyobozi w'isinagogi yari umuntu ukomeye. Ntabwo yarabuze amafaranga yo kuvuza, usibye ko yahuye ikibazo n'undi mugore bagahurira mu nzira, ariko yarafite ikibazo. Kandi ikibazo yari afite cyari gikomeye. Yumva inkuru za Yesu avuye haraguru mu mudugudu ahantu yari amaze kwirukana abadayimoni. Umugabo yari amaze guhura nawe mwirimbiye, amaze kwirukana abadayimoni muhasoma haraguru, ngo yumva inkuru ze yomotse Yesu aje, ngo asanga abantu baramutegereje. Yayiro nawe, haleluya, ava mu rugo afite ikintu bita target, objective, ikibazo gikomeye cyane cy'umwana we umwe w'ikinege ufite imyaka 12 kandi arwaye bitoroshe, yenda gira mugenzi ngo yenda gupfa. Okay, obstacle ya mbere, inzitizi ya mbere ufite ni ukuntu wavuye mu rugo umeze, ibyo wasize iwawe. Nari ndimo nibaza, hari abagabo baganiriye bagiye ku ishuri, ngo bagezeyo umwe aramubwira ati bari bagiye kwiga ku Gisenyi baturutse ahantu mu ntara, ngo bageze ku Gisenyi baraganira bati mugenzi wanjye mfite ibibazo nsize mu rugo, Imana imbabarire ntibinkurikire. Mugenzi aramubwira ati jewe rero mugenzi wanjye, niba wabisize bikemera, jewe nabisize kandi twanaza. Nagira ngo mbabaze, uko mwebwe mwaze hano mufite ibibazo ubundi cyangwa murabifite? Murabifite cyangwa ntabyo mfite? Murabifite? Ni imyenda mbona mwambaye n'ukuntu mwaririmbye, hari ingorane mufite? Murabifite ibibazo cyangwa nta? Okay, mwabisize cyangwa mwabizanye?
mu ndebe. Ikibazo cya Yayiro yari afite umwana urembye, urwaye urembye yenda ndagira ngo mbabaze, ibyanyu birarwaye birarembye birenda gupfa bimeze bite? Donc ibibazo mufite ni birarembye, ni byaje ejo, bimaze umwaka, byameze imvi. Kuko hari igihe umuntu agira ikibazo, kikaba cyaricaye, byaje ejo. Ni iby'Irwagitima gusa cyangwa ni Kigali barabizi. Uzi ko ushobora kugira ikibazo na Rusizi bakaba bakizi kandi uri Rwagitima. None eta y'ikibazo cyanyu kimeze gutodo, ibibazo wasize mu rugo ni ibyavuba ni ibya kera, birarwaye birarembye byenda gupfa bimeze bite? Okay, bwira mugenzi wawe ngo iyo ni inzitizi ya mbere. Iki kibazo cy'umwana wanjye w'ikinege urembye wenda gupfa, nta wundi reka njye kwa Yesu numvise inkuruzi, aragenda. Haleluya, aragenda ageze ahantu haleluya. Nibagiye kubabwira amahirwe abiri mufite, ihirwe rya mbere ni ukuriho. Bwira mugenzi ngo umugisha wa mbere ufite ni ukugihari. Haleluya, kuba uhari icyo ni igishoro gikomeye. Ubwo ibibazo bihari bitakwishe ukaba uhari ukaba waje, ayo ni amahirwe urusha abandi. Kabiri, mu mazina Imana yacu igira, bagira izina bita Jehova Shama. Murizera ko Yesu hano arahari cyangwa ntawe ari? Vous êtes sérieux? Ari Yeshua, murabizi neza ko ahari? Yesu arahari? Hano arahari? Bwira mugenzi ngo urabizi neza ko hano ahari. Ayo ni amahirwe dufite kuko aho twageze agize gute? Arahari. Jehova Shama, Imana irahari. Yayiro rero ngo reka ikugendere, nimusoma inkuru ariko Mana nta mwanya dufite. Haraguru gatoya ngo basanga yambaye, kandi yari yambaye ubusa, bamubona yari yambaye ubusa, basanga yagaruye ubwenge nk'abandi. Haleluya, ngo bamusanga ku birenge bya Yesu. Yayiro nayo ngo yaje ageze aho Yesu ari, ngo yahise yikubita ku birenge bye, arangije aravuga ati ndakwemvise ngwino ujye iwanjye mu rugo. Bwira mugenzi ngo Yesu aremera. Bwira mugenzi ngo icyo usaba Yesu aragikora. Okay, baragenda. Bakigenda rero dora akaga ka mbere gakomeye cyane. Ingorane ya mbere nayirangije, ingorane ya kabiri. Bakigenda haza umugore nawe wabitekerejeho. Umugore wabitekerejeho we yari yarivuje, ava Rwagitima biranga, ajya Kiziguro transfer biranga, Rwamagana biranga, ajya i Kigali se yashika biranga, Faisal biranga, ngo amafaranga amaze kumushyiraho bati subira iwanyu. Afite ikibazo cyo kuvuga, aravuga ati iyi ndwara bizagenda bite? Yumva inkuru za Yesu rero we agira kwizera, ntari basobanurire hano muri iki kigisho. We ngo araza aravuga ati okay, sinshaka kumureba mu maso, ntacyo turi buganire, simuzani wanje, njyewe ningira umugisha nkamukuraho gusa. Ubwo yari yabitangiye, aravuga ati ndabizi inkuru zo narazumvise birahagije, ninkora ku mwene ndakira. Sibyo? Ubwo ahaguruka mu rugo yamara amajambo ati target ni ugukora ku mwenda we, ikibazo kirarangira. Arahaguruka aragenda, yumvise inkuru rero araza ageze ahantu Yesu ari. Baba we reba Yesu aturutse Kiziguro rero akamanuka uyu muhanda wose, abantu bamusekaye, akora ibitangaza, yirukana abazimu, abantu benshi. Wageze nk'ano Rwagitima, umugore aturuka za Gihutiyo ngiye arahaza byigana akoraho, ikibazo kiba kirarangiye. Ati nta n'ikindi, bizanjye birarangiye, reka nisubirire. Agikata gutya
yumva umugabo Yesu avuga ati hari umuntu nkozeho. Arakomeza arigendera, abantu baravuga ati ariko bati dukomeze tugende. Yayiro we rero urumva yaravuga ati umwana wanjye agiye gupfa, Yesu turagiye, ikibazo cyakemwe. Abona Yesu arahagaze ati hari umuntu nkozeho. Abantu bati hari umuntu nkozeho. Abantu batireka ati hari umuntu nkozeho. Abantu iteraniro rihagaze ati hari umuntu nkozeho. Intumwa rero Petero yakundaga gushyunuka aravuga ati ariko Yesu wikabya uviga hini. Abantu bari bahari, tugeze ikiziguru abantu biyongereye, twamanutse tugeze hariya hepfo abantu bari benshi kandi bose bakubyigaga. Urabaza ngo hari umuntu ugukozeho ibyo bintu. Ati tekereza neza, niba umuntu ushaka kurezona Imana rero titekereza neza, ntawe utagukozeho wikwiri guturushya. Yayiro kandi baravuga ati Imana yanjye nkibi ni ibiki, iri teraniro ribaye rite noneho? Nkibi bintu ni ibiki ku mwana nasize agiye gupfa, Yesu kumubaza ngo ninde umukozeho, ibi bintu turabikizwa n'iki? Iyo ni inzitizi cyangwa ni inzitizi? Okay, Yesu aravuga ati no, hari umuntu ukozeho. Umugore ngo abonye ko adahishwa aravuga ati rero umuntu ngijije n'imbaraga ze ndazizi, ntabwo ahishwa, reka ngende ndi reporting. Ubabona umugore ateye agatoki. Yesu atoke nimba ngoza ati nigewe, ati ngwe numbwira uko bigenze rero. Dore rero ishimwe ry'umugore warangiye amafaranga yose agiye gushima. Reba igiteranira ariko abagore rero murabisi neza yita mwambuye mikoro, biratinda cyane ko mwamboro. Ati haleluya, ati muravuga gakeya. Haleluya, ati amen amen. Ati muranzi nitwa Nyirakanaka mu mudugudu wa Kanaka, murabizi ko narwaye. Ye baba, niba ari umuntu waremerewe n'ishimwe n'ubuhamya, no umuntu gira mugize ngo ni Yayiro. Ati mw'izina rya Yesu. Ubwo abandi buzuzuzwaga Yayiro cyaha. Bavuga amazina y'umwana akavuga ati riteraniro rirarangira ryari. Ati mbega iteraniro ribishye. Kandi umugore arimo aratanga ubuhamya. Ati hanyuma ati ntekereza ko nta wundi uzamvura, tugiye kumva numva inkuru za Yesu. Ati ndamara amaze abatata twete mwami wa. Ati mwambare tukagenda ko Yesu akabati buretse arangize. Bwira mugize ngo nubwo ushaka ko Yesu aza vuba aracyakorera n'abandi. Ibya Yesu ni ku murongo. Ari umuntu wawe ngo ibya Yesu ni ku murongo. None uragira ngo amashimwe tubereke ngo yihuta agere iwabo? Murashaka kumva ubuhamya cyangwa ntabwo mushaka? Muraheze kandi yatinze nabwo abantu barakwa, harabagwa sinabibwese. Icyokora ngo ibyo iryo teraniro rirangiye ngo muramaze gutanga ubuhamya. Atake Yayiro ati Yesu nayo Yayiro ati ngwino tugende bayo Israel. Ati tugende nta kibazo, dukomeze urugendo kuko umwana turagiye. Ngo baragenda bagihaguruka aho nga iyo nzitizi ya kabiri nayo turayisimbutse. Bwira mugenzi ngo Yesu aracyakora handi. Iyo nayo ni inzitizi, ubwo atinze ariko ari mu kazi. Hanyuma rero ngo bakigenda bagihaguruka muri iyo etape, haza umugabo uvuye kwa Yayiro mu rugo. Aramuga ati Yayiro, wikwirirwa urushya umwigisha. Kagakobwa umwuka aheze. Iyo ni inzitizi cyangwa si inzitizi? Dido Yayiro ariko nagwate ariko nakabivuze rwose. Batanga ubuhamya narinzi ko akana kari bupfe. None ngo bashimaga Imana bavuga ngo baratsaye. Urumva n'ubundi narinzi ko umwana ari bupfe rwose. Iri teraniro ryabaye ribi, urumva Yesu nubwo tu ariko ngo Yesu gira mugenzi ngo Yesu arabyumva. Niho twageze akibyumva, bwira mugenzi ngo akibyumva. Arahindukira amavuga ati wowe witinya izere gusa arakira. Bwira mugenzi ngo nubwo hari biguca intege
bikubwira ko byarangiye. Yesu aracyakora. Bwira mugenzi ngo Yesu aracyakora. Genda wicarire. Hari abantu bakubwira ati ugiye gusengera ati uracyasengera muri ADPR ati ADPR ati byararangiye. Ati muri ADPR reka ntabwo byarangiye, ntabwo dusenga ADPR, dusenga Yesu. Yesu aracyakora. Mugenzi ngo Yesu aracyari mu kazi. Kuba mwizera Yesu aracyari mu kazi. Ngo ayo masengesho amasengesho nafatiyeho, mu masengesho nafatiyeho kandi nabonye ko ibintu nababwiye ko ibintu bitava mu mashuri hano bivamo, ahava ibintu ubwe amafaranga yananiwe hano bivamo, ibintu ADPR itazampemba hano nabonye ko bishoboka bivamo. Aracyakora cyangwa ntabwo igikora? Reka nihute turangize. Inzitizi iyo ni iya kangahe? Iya gatatu. Iya mbere nuko wasize ibintu. Iya kabiri Yesu aratinze ariko arimo arakora ibindi. Iya gatatu hari abakubwira ati byarangiye wikwiriye kurusha Yesu. Iyo nayo ni inzitizi. Reka rero tugere ku ya kane. Ubwo ntamubwiye ngo mwizere. Aragiye ageze mu rugo asanga abantu barimo bararira, kandi narasomye mu bitabo ngo iyo habaga ari umuntu ukomeye cyane hano mu Rwagitima akaba yagize ikibazo gikomeye cyane, bashakaga abantu bazi gukora ikiriyo neza. Babona abaturage baho ngo batazi kurira neza bagashaka abaprofessioneri mu kurira. Abaprofessioneri mu kurira. Babandi bashakisha amarira yabura bagacira n'amacandwe bagasiganga. Bakavuga bati iki kiriyo tukizihize twerekana ko umwana wa boss yapfuye. Arabagore bazikurira tayiwe data we amusize hewe ko konyine yagiraga we bararira. Abo rero Yesu niwe yasanzeyo abaprofessioneri kurira. Hari abantu bazi kubara ibyacu, hari abantu bazi kuririra ibyacu pe, hari abantu bazi kwenyegeza, bazi gusobanura ikiriyo cyawe, bazi kuvuga ikibazo wagize. Barahari. Yigeze nababwira ko nahuye n'ikibazo, ariko man nahuye n'ikibazo, niba ari Banque Populaire agatima kayo kangarutsemo vuba. Banque Populaire nafashe amafaranga nyafatiye umuntu man, ndangije amafaranga mbese binanira kuyishyura bitewe n'impamvu ntagaruka muri aka kanya. Birangije bafata agafoto kanjye nari nabahaye kangana gutya baragatubura bakanganya n'iriya kalendari, bandikaho ngo uyu ni Bihemu wahemukiye banki. Amazina yanjye yombi ndidirije abakorari, kandi nkaba narahize umuhigo mvuga ngo sinzareka gukorera umurimo w'Imana kereka ndwaye ndi mu bitaro nabwo ndimo serumu. Mana yanjye kuyobora korari bitwa Bihemu. Wabwira abagore uti muzamura amaboko, umugore ujya kugusuzugura aguhera ku mano akagira aryamura akakuburira, kandi bakansuzugura n'umugore wanjye baririmbana. Batese aratuyobora se n'uwuhe? Hari abantu bazi kurira, bazi kurira mu kibazo. Abo bose rero ngo Yesu na Yairo nibo yabasanze mu rugo barize bakotsoye, ngo ababwiye ati umwana ntabwo yapfuye, ngo mva wana baramuseka. Bwira mugenzi ngo baramuseka, baseka Yesu. Bagira gute? Baramuseka. Barangije kumuseka Yesu abaheza bose. Hari ibintu ushaka ko Yesu aheza iwawe? Abiheza cyangwa byorera? Mwarabaheza abo basekaga bose, yinjirana na Petero na Yohana na se w'umwana na nyina w'umwana bagera ku gakobwa. Urashaka ko Yesu agera ku gakobwa kenda guhera? Ahagere neza neza. Ahagere. Bwira mugenzi ngo akandagire.
kubaboroza atitaye ku marira y'abantu n'ikiriyo cyabo. Ahagere ku kibazo neza kigereho, akigezeho. Haleluya, tuzamura ibiganza. Haleluya, haleluya. Akigera ku kibazo aravuga ngo gakobwa byo yarabyutse cyangwa ntiyabyutse? Mumuhereza ibiryo, amuhereza se na nyina ati okay mwiceceke. Biramujyana ngo ujuceceka ujye ushima byarangiye. Ariko man, izo nzitizi zose ndagira ngo nkubwire ngo Yesu yaravuye ngo izere gusa utitaye ku bintu biriho. Reka nze nkubwire ijambo ry'Imana mu Baroma ibice 10 umurongo wa 17 haba ngo dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Iryo jambo ry'umuke kurifata mu mutwe. Kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Reka nze mbabwire kugira ushobora kurinda kwizera kwa gukoresha ikintu kimwe cyangwa bibiri, kugira ngo uyizere neza utere intambwe ugere ku kigero Imana igushakaho. Icya mbere ni ukurinda amatwi yawe. Reka nze mbabwire ingorane za mbere umuntu ashobora guhora nazo ni ukuba ugiye gushaka gucuruza ukagisha inama umuntu wahombye. Mbisubiremo, kuba ugiye gutangira umushinga wo gucuruza ukagira ingorane ugahura n'umuntu wabihombeyemo, wahombye mu gucuruza ukamugisha inama zo gucuruza. Ara tufite angahe? Uti ngiye gutangiza 200. Ati angahe? Ati 200. Ati baba ati ngiye natangiza 5 zose zirashya. Uziko mu rusengero harimo abantu bahombye mu byo kwizera. Gisha inama rero umuntu wateruye, umuntu wakocoye, kandi wowe ushaka gutangiza umushinga w'ubukwe hano mu rusengero, ugisha umuntu inama, umuntu wakocoye. Uti ngiye gukora ubukwe ndashaka kurambagiza Rwagitima. Ati uziko ari umuntu ushaka kukugira inama ati wateruye ukazagaruka bakakwakira. Haleluya, haleluya. Niyo bagukubitisha inkuba Imana ishaka kugukoresha umurimo hano Rwagitima, bazavuga izabavuguruza, bazakora inama ntizabemerera icyo yavuganye nawe byanze kunze izagisohoza. Barakubwira ngo ntuzashaka wa mukobwa uzabaterekana amaso mu gatimba byanze bikunze, biterwa n'uko ngo ntabwo tuzabyara ngo tuzicara mu gisharagati batwambika ikamba nk'abandi babyeyi. Twizeye Imana ifite imbaraga n'ubutwari n'ubushobozi. Nababwiye ko ngiye narangije kwinjira mu mbaraga zidati. Yesu yavuze ngo izere gusa, afite ubutwari, afite ubushobozi, afite imbaraga. Imana itarasohoza ikizakorana nawe hano Rwagitima, bazavuga uzababanaho, bazaroga tuzababanaho, bazasakuza tuzakora, bazavuga ngo ntuzabaho uzabaho, bazavuga ngo ntuzabyara uzabyara, ntuzashaka uzabara agatimba. Haleluya. Wowe wizere gusa. Umugabo twizeye ni umunyamahoko, utitaye ku byo bareba, utitaye ku byo wumva, utitaye ku bintu bishigitse. Dufitanye amateka n'Imana yacu. Haleluya. Yayiro ngo yaraje yikubita hasi ku birenge byawe, ku birenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo. Ku birenge amarira, oh ku birenge byawe Yesu niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo ku birenge, oh niho natabariwe, amarira nazanye amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Ayiye amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Niko twasomye. Akimubwira ngo wirusha umwigisha, akana kapfuye ayo magambo ngo Yesu arayumva, ahita amubwira ngo izere. Bwira mugenzi ngo izere gusa.
byose birenge renga uvuka. Uziko hari abantu Yesu yereka iwawe kapati wavutse nabi, ushaka nabi, ntiwize nk'abandi, urabona amaherezo zaba yahe. Yesu afite ibitandukanye n'ibyo ngibyo. Ngo ticanga iryo somo twararibonye, none ko waribonye ko utimutse, ko waryize kutimutse ukaba uri umusibi. Abasibire niba batuma tudatera imbere. Ngo ticanga iryo somo ngo twararyize, ngo buri agiye kuturusha, agiye kubarusha kandi warasibiye. Wigisha inama umuntu wasibiye mu bintu byo kwizera. Shaka abantu bafite amagambo. Dufite umugabo hari inzinda, ninzagaruka nzamubazanira. Nzabazanira umugabo Imana yakijije kanseri, mukiza umwijima, mukiza impyiko, imubakira inzu nta akazi kose agiye kwaka Imana avuga ngo no senga gusa. Indwara zose zikiza amakanseri n'ibyo imuhaye umuti wo gukoma mu mashyi no gutera haleluya gusa. Kabisa gukoma mu mashyi gusa no gutera haleluya byamukije kanseri, bimukiza igifu, bimukiza imyijima, impindura impyiko, bimwubakira inzu, afite umugore, inzu irimo amakaro. Gukoma amashyi na haleluya gusa byonyine. Ibyo byonyine byagukiza. Utitaye ku bantu ngo ugiye gushora ngahe ngo kocora. No, wikocora. Kora ubukwe, tugutahira ubukwe, uvugize ukuri, urusengero rwose ruterane, bagukorera ubukwe bw'abana b'Imana, Imana igushyigikire, tutaha ubukwe buzima. Bwiza Imana ukuri. We mutima urira uze kwa Yesu, amakuba yawe ubwire buhoro, ibikuriza we kugira ubwoba, ubwire buhoro, we kugira ubwoba. Abaremerewe ibiru babwire kw'Imana, babwire kw'Imana, ubahumurize, murize utu amara agahinda, ubahumurize utu amara agahinda. Kingaho inzugi dusenga Imana. Babaye ufite kandi niba ari ikintu kigora cyane, tujye gusenga amasengesho uburyo bubiri. Niba ari ikintu kigora cyane no kwisanga ahantu nawe udashaka, utimuka baba rukibaza zi ni gute kikwicwa n'agahinda Yesu atanga amahoro. Ni gute wakwicwa n'ubusinzi n'ubusambanyi n'itabi kandi Yesu abohora. Turabagabo bo guhamya ko ibyananiranye Yesu abikiza. Turabagabo bo guhamya yuko imibabaro yose Yesu avunjamo umunezero. Waje ubabaye uremerewe n'ibintu bitandukanye, zamura ikiganza Yesu akugirire neza. Sinzi ikintu kikubabaje, sinzi ingorane ufite, sinzi ukuntu wabisize mu rugo, ariko urababaye rwose pe. Naterwa Satani ngahanwa n'ishuti, Yesu azana barangeze mu ijuru, yaka nk'inyenyeri iteka, n'uw'igikundiro iburuta inshuti zose zo ushumba nazasenga teka, n'uw'igikundiro iburuta inshuti zose zo mu isi. Turagushimiye Mwami wacu Yesu Kristo, igitondo cyiza, ijambo ryawe ryongeye kudukomeza no kuduhumuriza.
kugira ngo dushoboze gutunganya ibidatunganye, dushoboze kwihangana mu bitugerageza byose, kuko nitumara kwemerwa tuzahabwa ikamba ry'ubugingo ryo wateguriye abagukunda. Turagushimiye Mwami ko imitima yose yigira imbabazi, kandi buri wese umukomeje, kandi buri wese umwubatse kugira ngo yubakike. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu tubyambaje urakoze. Amen.